twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze ndetse no kubasabira amahoro aturuka ku Mana. Imbere ya kamera turi kumwe n'umuntu ariko ewana uyu munsi ikibazo cyo muri bwishime kandi muri munezerwe ndetse kubereka kuko uyu munsi ni surprise. Reka mbere yo gutangira ikiganiro cyacu atangira twigiza mu mwuka mwiza aturirimbira, ubundi murete amenye uwo ari we baraza kutubwira. Murakoze. Ideni ry'Imana ntabwo baryambura, ideni ry'Imana ntabwo wariheza kuko wayigushakiye iragufata ubundi ukaryishyura kandi unezerewe. Mwamubonye rero nk'uko abivuze, azwi ku ndirimbo yitwa ideni ry'Imana. Ideni ry'Imana, yes, turakwakiriye. Ndabishimiye cyane kunyakira muri studio za Impano y'Ubuzima. Ideni ry'Imana, abantu benshi bakoze kuri ideni ry'Imana, ariko ngira ngo wababwira amazina yawe bwite. Amazina nitwa ariko ndangamuntu Bucye Dusenge François Xavier, ariko Bucye Dusenge ndabyubahiriza iyo Bucye ndasenga. Nitwa Deni ry'Imana François Xavier, yose nayanjye. Deni ry'Imana François Xavier, yes. Deni ry'Imana, abantu bamaze iminsi barakubuze, ntabwo bari kubona ibihangano byawe. Abantu bagukunda babwira iki kano kanya? Ubu ngubu ndi kubabwira ko ndi ku bihangano byanjye bishya, ndetse hari indirimbo mperutse gushyira hanze iheruka yitwa Ntihabeho. Imana ijya kuturema yabanje kuturemera ibizadutunga, ibyo dukeneye byose, ibi byose ni ibyacu. Rero kubera ko uriho kandi Imana yarabyemeye n'ibindi izabiguha. Ntihabeho turirimbiraho gatoya twumve. Imana ijya kurema ijuru n'isi yaravuze ngo ntihabeho, ijya kurema ijoro n'amanywa iravuga ngo ntihabeho, ijya kurema ibiva bibiri iravuga ngo ntihabeho, igiye kurema inyamaswa n'amatungo iravuga ngo ntihabeho, igiye kurema inyanja n'ahumutse iravuga ngo ntihabeho, igiye kurema isamake n'ibisiga iravuga ngo ntihabeho, igiye kurema umuntu njye nawe ihita itumiza inama uti muze tureme umuntu ase natwe atwara byose, nuko yakuremye nuko yabiremye nuko yakuremye nuko yabiremye nuko ibyo ubona ni ibyo nyine niko Imana yabigenje, nta kundi. Igiye kurema ibintu byose irarema, ariko ngigeze ku muntu ntikoresha muze tureme umuntu urasa n'Imana Ideni ry'Imana urakoze cyane. Ese iriya ndirimbo Ideni ry'Imana kugira ngo ujye kuyihimba byari biturutse ku kihe gitekerezo? Ideni ry'Imana ni indirimbo Imana yanyihereye, ni nyine witwa Deni ry'Imana ku isi. Undi wabasha kumva yaba ari pirate kuko ni nyine Imana yahisemo kunyuza mu buhanuzi ideni ry'Imana. Urabona hari igihe abantu bajyamo amadeni y'abantu, ariko turimo n'Imana ideni. Ugira ngo bisome neza wasacinga muri Bibiliya Abaroma ibice 5 ugahera ku murongo wa 12 urahasanga amagambo avuga ati nuko rero bene data umenye ko turimo umwenda. Ubwo mwenda ni iki? Si kamere, si imibiri, cyangwa se si n'imitungo, si n'iki, kuko ahubwo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Iyo ukoze imirimo myiza uba uri kwishyura Imana, kandi iyo wishyuye neza Imana ikuguriza ubuzima. Umuntu ukora imirimo inezeza Imana ntabwo apfa gupfa, ahubwo ararama. Iyo ndirimbo rero reka hadusomere tuhumve. Abaroma ibice 5 uhereye ku murongo wa 12 haragira hati, yego, vuga nta kibazo, vuga ndakumva, vuga numve ko katazi ibyo. Abaroma ibice 5, yego, uyegereze mikrofone. Ndahita nyegereje ko mpabuze mwuka agira Imana mwe. Arahabuze. Yego. Abaroma ibice 5 n'Abaroma, yego, n'Abaroma ibice 8. Yego, nari nibeshye, sorry. Abaroma ibice 8 uhereye ku murongo wa 12 haragira hati, nuko rero bene data
turi mu mwenda, ariko si uwa kamere yego y'imibiri yacu yego ya bindi twifuza nyine, ngo dukurikize ibyayo, yego kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Imana ishimwe cyane. Ntabwo njya kure iryo jambo riranyuze riranyubatse ngira ngo urahumvise. Reka nongere nsubire mu gatoya ubanze ubyumve neza. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu, ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'imibiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Bivuze ngo kugira imbuto cyangwa se kwera imbuto cyangwa se gukora ibinezeza Imana nta kabuza, ntabwo wapfa gupfa kuko ahubwo urarama. Iyo ufite ukora imirimo myiza inezeza Imana uba uri umumaro. Nawe uzareba igiti cyera imbuto urakibungabunga kugira ngo gikomeze kuguha umusaruro, ariko iyo kitera imbuto burya wanagitema bikagira inzira ugatera n'ikindi. Imana ishimwe cyane. Ibintu by'Imana tugana ku musozo, ni izihe mbogamizi wahuye nazo muri kariyeri yawe yo kuririmba? Imbogamizi nahuye nazo ni amafaranga. Nkitangira umuziki 2021 nari umurobyi w'isamaki, kubona amafaranga bikajya bingora, ariko mu byo Imana impa nkagerageza nkajya muri studio kandi nkabikora bimvuye ku mutima, kuko iyo uzi ikintu ntugikore uba uri gukora icyaha. Urabona ko icyo Imana yaguhaye itarantu yawe yo kwitaba, ahubwo uyigenze kugira ngo Data wo mu ijuru akomeze wo kwishimira. Yego. None Deni ry'Imana basoza turirimbira kuri iyo ndirimbo yawe abantu bakunze ari benshi cyane, ubundi tukabona gusoza ikiganiro. Nasoza uturirimbira ku ndirimbo yawe Ideni ry'Imana. Ideni ry'Imana. Unakatubyinira neza tugasohoka mu kiganiro twishimye. Yego. Njye sinari nzi ko ndi ideni Imana, naje kubimenya hari uko nkijijwe, none yaramfashe kandi irankomeza, ubu ndi kuryishura kandi ndanezerewe. Niba hari ikintu kinezeza Imana cyangwa kinezeza umuntu ni ugukora umurimo w'Imana. Ubundi Imana iguhamagara ngo nkorera mwana wanjye. Imana niyo ivuga ngo nsaba ndaguha. Matayo 7:7 ku murongo waho aragira ati musabe muzahabwa, mushake muzabona. Imana itwingingira kuyisaba ngo iduhe kuko byose yarabituremeye. Hanyuma iyo wishyuye, wabonye ko niyo umuntu umugurije amafaranga, iyo yakwishyuriye ku gihe uko mwavuganye, nta kabuza yagutakambiye urongera ukamuguriza. Ariko iyo mwambuye muba murangizanyije aho ngaho. Nabwira abantu gukora imirimo inezeza Imana kugira ngo bakomeze kwishyura Imana bakora imirimo myiza, nayo ikomeze kubaguriza ubuzima kuko niyo ibutanga. Imana ishimwe cyane. Ndavuga byinshi birenze, ariko kubw'umwanya mutoya ntacyo bitwaye. Yego. Urakoze cyane Deni ry'Imana. Imana y'ijuru iguhe umugisha mwinshi cyane. Yego. Yes, murakoze cyane. Amen.